Ndi papa sava. Ariko digidi uzi kusetsa. Ku buryo jyawe ubona najya nirwa ngufasheho igihe. Nkwinginga ngo nyishyure nkaho inzu twafatanije kuyubaka. Ariko ntabwo akuzi ko wambonyemo ubugore ko akagombye kubifata gutyo rwose muvandimwe mubyeyi. Ibintu ni ukwihangana nyine tugafatikanya nyine bikaba magirirane. Ni ukwihangana tugafatikanya bikaba magirirane. Erega nta n'isoni ufite. Iyo uri kurya wakaranze kutaramamagara ngo nze dufatikanye ukumva wangira mu nzu ukaryama bwerere. Ariko rero ni ukwenda uri kubifata gutyo ntago bari bwerere. Ntago bari bwerere. Urabona ibihe biba byarahindutse byarahengamye ubukungu bugacurama abantu bakagenda gutyo bakakubitwa n'inkuba ibintu bigakomera bikagenda bikadogera. Umuntu akabona ukuntu bigenza rwose. Ariko ubundi ntabwo njya guhemukira kubera ubushake rwose. Ndashaka kukubaza ubwo bukungu bwahengamye wirirwa uririmba kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru wagira ngo ni sede wamize buzacura mu karyari. Nta soni. Ejo bundi ntabwo ari wowe twahuye ubungana amabuno y'ihene uyavanye ruguru aha ngaha. Ntabwo ari wowe wambwiye ngo iki si wowe wihuruje ukampamagara Margarita rwose ntugire ikibazo ukuremo uyu munsi ejo ubutumwa buzakugeraho nta yindi nteguza ndakubajije none nsubiza ejo ntabwo haragera cyangwa n'icyo utazi kubara. Ariko nkuko bivuga rwose muvandimwe mubyeyi dore ariko ukuntu aba yigize ejo. Oya none ngeze we amafaranga mumba nyakumenya afite wa mubyeyi we umuntu aba yaragize gutya akagenda akakora ibira akahirya none rwose agakora abana amafaranga akayabona rwose. Ariko kubera ko rimwe na rimwe tuba dukora abantu bihaye babakire ntabwo ushobora kugenda ngo wishyuze nk'umuntu w'umunyenzara. Ntabwo buriya bigaragara neza barakubwira bati tegereza tuzakwishyura kandi nawe ukareba ukavuga uti ntabwo nishyuza nk'umuntu w'umunyenzara ngo nyine nunenga umukire ukihangana ugategereza ngo nase ngo yamukira ngiye nyakwimye. Ubwo se uvuze iki? Banyafite turatwekereye abantu abakire mbese abakire mugatinya kubishyuza ibyo mwabakoreye kubera ko hishyuza umunyenzara mwebwe ntabwo mwakwishyuza umunyenzara. Rero Margarita naje kwaka amafaranga y'inzu yanjye amezi 3 shyira hano jyewe umunyenzara shyira hano. None se mubeshye none umbeshye ari kuvuga ngo jyewe umunyenzara ko kurabyemeje. Ndi kugusobanura ko njyewe ntayakwimye nyafite n'ukuri kwimana kandi njyewe mba ndi kuvuga nti ihangane nyashaka kwa bina baro gufatanya. Ariko ndafatanya nawe ko tutafatanije kubaka inzu ashaka ko none ko wihanganye wakomeje ukihangana ko amafaranga ndi kuyashaka koko. Nase ukibwira ko abakire banyine bakomeza kubambura nanjye Margarita nzagendera aho ngaho. Oya ariko wibwira ko njye nzagendera aho ngaho hejuru inzu yanjye. None se mva mpembe ariko umuntu akagenda agafata icyumweru kimwe agafata 2 ararya aranywa arakaranga nta soni hejuru se y'umucanga y'ingorofani y'umucanga. None se ubwo nuko bigenje mubyeyi ni hejuru y'umucanga wantwerereye. Se ubwo nuko bigenje umuntu aragiye icyumweru kimwe 2 arakaranga aranywa aroreka urumva jewe inda yafatanye n'umugongo abana banje birirwa bayura nta soni. Isi stock y'akawunga twonyine birasi ibishyimbo nanjye noneho ndabijyanye urumva ikibyimbye kimeneke ubwo tuzabibarira hamwe muri preyavi ye Margarita ndabijyanye. urabijyanye ndabahone turya umuntu yajudika akavugiriza koko nitwugiye kwandavurira mubyeyi koko ku buryo wanyicisha inzara. Urumva jewe ndi bukugirira impuhwe kurutiza wangiriye. Ariko ubundi nyishyura ujye kuba muzi ibyondo ndabona bizishoboye. Nakubwiye amafaranga ntayo mfite nari ndimo kuyashaka nkavuga nti rwose wakwihanga nese ndabahone kubijyanye. Digidigi kameme mujye mwubaha n'inzu mubamo nta soni uranya mu nzu ikaro n'ikaro ariko ubundi uzana ibintu bya nyakabyizi mu nzu y'amakaro gute nta soni. Mubyeyi we nyamara kwihangana ibintu byarakaze. Ubu se hari ikintu mfite koko ku buryo nakwiba amafaranga yawe koko. Ndakubwiye ngo ibyo ntago bindeba. Wanyihanganiye se ko nundi wihanganye ariko ndihangana ikindi ndakubwiye ngo genda bijyanye inzira n'umuhanda n'urushobora uzagenda udege tuzayibarana muri prayer. Nta soni Margarita habaye ikira niko Digidi jewe ntabwo ibyo bintu nakomeza kubiva mutazanansuzugurira mu byanjye nta soni. Umuntu araje aha ngaha urumva uransuzugurira mu nzu yanjye ni hejuru nibura y'ingorofani y'agacanga wamenye aha ngaha urumva n'amabuye wanzaniye ni metero kare y'amakaro nibura wantwerereye nta soni.
wangiza ukaya no kunsuzugura mu nzu yanjye ngo ushobora kunyishyura kuva ibibazo byaba ko nta n'inoti ijana nigeze mbona ko nigeze mbona amafaranga ngo nyakwima mubyeyi we ko nta kintu ufite nanjye nayuru ureba ko ari utwo turyo nari nsigaranye mu nzu ubu nakwiba amafaranga nkagira n'umwana w'Imana rwose mubyeyi ariko digidi uzi n'ibindi uburande bukaba ururimi rwoshywa n'urundi ururimi rwoshywa n'urundi ngiye ntimwabyagenze biteye nyine muvandimwe tunageze gutya mura n'ibintu by'amamaka mu buzima oya mubwiza ukuri wica hirya nawe azi gushyira mu gaciro ureka kwivugisha ibintu by'amamaka ukuri nakubwiye uri nyiri ubwite ndakubwira papa Sava ngiye nagize gutya urumva hazamo ibibazo by'intuzo byo kubura ukuntu nishyura rwose amafaranga y'inzu amezi atarenze angahe niba ari nkangahe kube kumwe na inzu ni yanjye ariko nabyemeye ko nkuri mideni noneho ndavuga ni ngiye namfashe nshaka ukuntu nazishyuza nanjye abantu bandi b'amafaranga nzashake nyamo ariko rwose ntabyumva ahubwo aramfatirana n'inzara aramfatirana n'iki none se n'iki byose papa Sava reka nkwibarize mwagiye mwihangana ko ibintu abantu bagirana wubaka ntabwo urasakara narasakaye ariko Marigarete cyitwa kubaka inzu we warabibonye dore ngo inzira mvuna icyitwa finisage nabaye ngizanye nagize nya narerekeye ni mpama ya Mungu hanyuma ndashaka kukubaza ukumva iriya nzu yawe mu gihe waba ugize amahirwe ukayuzuza umuntu yaza akayijyamo akayibyinamo amabigibigi uko yiboneye abyina he mu nzu yawe wiyubakiye iriya nzu ukuntu ntunutse akaza kuyibyinamo reka nkubwire namuturumburamo mwikoreye narenze igipangu urumva nkaraga kamarimari nka shota karenga pfiriya nk'ushota umupira babangiyemo ino zishashi none wampanuriye uyu mutipe wa mugari wa yamvugo yateye wumva azagenda akajya mu nzu byose namwambuye jye naramubwiye nagize ibibazo by'amafaranga sinigeze nyamwima rwose ubu se nyakwimya nyafite ubu nyakwimya nyafite singaka gafuka ugize singaka rakambaraje ari ikindi kintu ubona mu nzu ntabwo wigiriyemo bibiri ararya arateka aragereka arakaranga aranywa urumva amatuza yarozuye amabere yaratunuje wagira ngo ni umukobwa ugipfundura amabere iboko n'iboko iguru n'iguru reka waramuje agatuza yakagize atyo wagira ngo ni inuma yo ku rugaryi yarangiza akaza kuzana ibintu by'imisoso mu nzu yanjye mujye muha agaciro inzu mubamo ubundi uzana ibintu bya nyakabyizi mu nzu nziza yanjye gute wajya wishima wishyikira ariko nzakwishyura Marigarete ushatse kuvuga ngo kubera yuko atarakwishyura uraje usohokana papa Sava ubu harimo ibiro bingahe ku buryo wavuga rwose ngo ibingibi ngo ni ibiryo ngo asanganye mu nzu ni ibiryo bingana icyo asanganye hariya jese nanze kumwishyura jewe umva papa Sava jewe ntabwo nanze wa mubyeyi uko nkubwire ni nyihanganira umusibo nejeje ubundi nkayabona amafaranga akwishyura ubu nigeze nanga kukwishyura wakwihanganye n'undi ko wihanganye jewe nuko mbikemuye kuko nibyo nsanze ntabwo azajya yicara ngo arye asuragure mu nzu yanjye jewe nta kintu na kimwe mfite mu rugo abana bese naye kwimya amafaranga akose papa Sava ntuzi wikoreshwa amakosa n'amarangamutima n'ibyisi birashira none se amuhaye preavi yanga kukwishyura none se ariko ndamuha preavi iki papa Sava umuntu wari umbwira ngo ejo bundi uragira ngo muhe preavi ariko nawe ntago wapfa papa Sava jewe ndabijyanye ubwo tuzabikura muri preavi papa Sava ndebera kuko nk'uyu mugabo wa mugabo uba muzima wowe cyangwa n'ubundi nuko mbabarira ako se papa Sava ubu ni ibintu nkoreye koko no kubera nge muri nge burya ndemanya akajagari pe ariko nta bundi bugome nari ibintu birababaje uzajagarara kugeza upfuye nta soni urabona umuntu azaba urabona ibintu bukora ariko rero ni iki giti reka ntwara akawunga wishimye ubwo si byo byari bikusanye wowe oya no ko iki giti ariko nacyo sinzi uko nakiranduje rwose ariko nyihanganira Marigarete nyihanganira uzihanganirwa n'ubwenge bwawe buki ukweri no kumugenje ubu se ko mubimenye none murabona ubu ngubu ibintu bizagenda gute none ora no kuri ndasigara noto ndapfa gusigara noto ariko uriya mugore ko ari nyirakigoro uramuvuga uramuzi byihorere ubonye noneho yitonze
uriya ni intare yagize ati ashobora guhita guhekenya akagukacanga akajugunye utudeshe hariya igishegabo ni mubi abyutse neza ahubwo ntabwo se ubimenye cyewe ndaramuruta uvuye gusa reka ntoraguruta ndaramuruta ukabubwira digidi ukabubwira burya papa sava ntibakumbwira ujya uvuga ko ndishyana umuntu ukumbajije ujya umubwira uti iriya tekinike uyize ute ndasigarana tunajyane biriya n'ubundi nari mfitemo n'izindi nka cenze tunajyane biriya namucungaga noneho nkareba ukuntu mu maso yawe harimo iki amarira nari nafininye sha nkareba n'ukuntu uriya nawe arimo guhekenya none uriya mugore uzi ko arakara iminwa ikajya uriya mugore ku isi agatsindwa n'Imana ni igikoko kunywesha ibinini gusa aransuzugura akamfata akankunja akamirira nka zeru ariko nanjye nkamubwira inti sawa vuga ariko n'ahandi hawe uragenda mbigenje ubundi natekereje ndavuga nawe ko ubundi mbikemure ndavuga nti ntajyanye akawunga hano harasigara ibishyimbo agenda rye ibitera imbaraga nawe urya ibyubaka umubiri ubwo natagira icyo agerekaho cyangwa icyo arisha arware bwakiyomesha nawe ntutagira icyo ushyiraho urware bwaki oya njye afite n'ibishoke nuko rero reka njye mwinyibura ngenda nayafite ngo ki mwimye nyafite urayafite digidi ntayagira se mubeshye digidi singaze yamwimye afite yako amaze ngo je nsigarana iki nca nikura amafaranga digidi reka mugire inama pe sha mujya mumenya ubwenge mumenya kwizigama uze nari kwamuha noneho ngasigarana iki utungutu ukora utwo kwifashisha two kuzikenura digidi karame uza amakosa ukoze ariko ntayo mu bintu urimo gukora harimo amakosa menshi digidi ihangane kucyo ugira ubuhemu ariko si ubuhemu ariko se papa sava we wafata amafaranga muri iyi minsi ukishyura inzu ugafata amafaranga ukavuga utereka nyikureho nyatange nsigariraho ubwo se ejo namenya buzacya bumeze bute digidi ntubona ko yamwimye nayamwimye rwose ibihe by'imvura byahise urabyibuka hari intwari se ntiyaburaga ibi atagukuye mu nzu ngo akubwira ati genda unyagirirwe hanze none se ubwo nk'uwo muntu agukubise icyuma n'amafaranga akatwara utakutiyajyana usige watabaza nde ninde wagusura muri urugo ko nta bantu ugirimo none akaba ari nabwo yagukubise pureyavu icyo gisebe amafaranga agiye urumva bigakubitana nuko wirukanwe mu nzu wabigenza utadegite urumva reka buriya nene ka kantu ko kwikunda nyine kaba kajemo ariko se ibibazo bibe umuntu akwihanganire nibikemuka wowe aho kugira ngo umwituriyo neza ahubwo ari bwo bikaza twagiye dufata